Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Gusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe musa video kandi kuri buti tukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Ni kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 12 Werurwe 2022 akabashize iminsi igera kuri 2 witwa uwihoreye Jean Bosco Mustafa wamenyekanye nka Ndimbati atawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utaragira imyaka y'ubukure, aho kugeza ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu bakomeje kugenda batanga ibitekerezo kuri iyi nkuru ya Ndimbati watawe muri yombi akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana. Ingabire Marie Immaculée uhagarariye umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda akaba rero hari ibintu akomeje kugenda atangaza kuri iri fungwa rya Ndimbati uwihoreye Mustafa. Akaba ari byo tugiye kugarukaho tubabwira ibyo akomeje kugenda atangaza bishobora kuzagenderwaho maze uyu Ndimbati niba koko ibyo uyu Ingabire Marie Immaculée yatangaje ari byo bikaba bishobora kuzoroshya cyangwa se kugabanya icyaha yarakurikiweho ndiranyweho n'ubutabera bitewe nuko uyu mudamu yatangaje ko ibingibi atangaza abifitiye amakuru yizewe. Icyakora rero akaba yatangaje ko ibingibi uyu mubyeyi yavuze ko abantu bakwiye kureka inzego z'iperereza zigakora akazi kazo, hanyuma ko ibizava mu iperereza akaba ari byo bikwiye guhabwa agaciro. Nubwo rero yatangaje kuri tugiye kugarukaho akaba yishuye ko abantu bagomba kureka inzego zibishinzwe zikazakora iperereza. Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye tubabwire byinshi iyi Ingabire yatangaje. Kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye ngusabure musa video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Mbere yuko tugaruka kuri ibingibi yatangaje bishobora koroshya cyangwa se bishobora kugabanya ibyaha Ndimbati yakurikiranwaho, reka tubanze tubabwire ibyo yabanje kunenga ku byakozwe n'ababyeyi b'uyu mukobwa ndetse n'umuryango wa Ndimbati, aho Ingabire yongeye gutunga gatoki umuryango w'umukobwa wabyaranye na Ndimbati ahamya ko mu byo bivugiye yagaragaje ko papa we ndetse na musaza we bagerageje kubunga, aho avuga ko ibingibi bitari bikwiye, aho yagize ati nakomeje gukurikirana ikiganiro hari ibindi byanyobeye, numvishe ngo nyina wa Ndimbati na se w'umukobwa kimwe na musaza we bagerageje kuganira, ababyeyi be nabo narabagaye, none se ujya gute mu biganiro n'umuntu wahohoteye umwana wawe? Ni ibintu bitumvikana. Ingabire akaba yavuze ko rero kugeza ubu ngubu ibingibi bakoze byo kuba baragerageje kubunga ndetse no kugenda babakoresha ikiganiro ko bitari bikwiye kubaho, aho Ingabire yakomeje kugenda ashyira ukundi kuri hanze. Ibi rero bikaba bishe nyuma yuko Ndimbati atawe muri yombi. Madame Ingabire Marie Immaculée aganira na Yago TV show yavuze ko afite amakuru yizewe ko Philpeter yatewe inda yaramaze kugeza imyaka y'ubukure, aho yagize ati uriya mwana w'umukobwa amakuru mfite kugeza ubu yari yararengeje imyaka y'ubukure, yararengeje imyaka 18. Yego ntabwo yarayirengeje cyane ariko itegeko rirasobanutse kandi buriya niyo yaba ari ukwezi kumwe uba uyirengeje. Ingabire akaba avuga ko uburyo Philpeter asobanuramo iby'imyaka ye biteye urujijo. Yavuze ko ashobora kuba yaravutse mu Kuboza mu mwaka wa 2002 nk'uko bivuga, gusa ubutabera bukazagendera ku itariki ya 1 Mutarama yanditse mu irangamuntu ye ndetse no mu bindi byangombwa bye, aho yavuze ko mu gihe byazagaragara ko uriya mugore yavutse muri Mutarama yaba yarabeshye Ndimbati, bityo ibyo amurega bikaba rero ari we byahama, akaba ari ibyatangajwe na Ingabire Marie Immaculée. Ingabire rero akaba asanzwe ari umunyamategeko, yavuze ko icyo gihe ibyaha bindi Ndimbati ashobora kuba akurikiranweho ari ugusambanya umugore ndetse akaba yakurikiranweho n'icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato mu gihe byazagaragara ko ari we yabanje gusindisha cyangwa se yabanje gusindisha uyu mukobwa kugira ngo amutere inda. Akaba rero avuga ko ibi byaha mu gihe bazasanga
uyu ndimbati imyaka y'uyu mukobwa yabivugwa ko yasambanyije irenze 18 yazakurikiranwaho icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse n'icyaha cyo kuba yarabanje kumuha ibisindisha. Akaba ari ibyatangajwe na Ingabire Marie Immaculée umuyobozi wa Rwanda Transparency International. Akaba rero ari ibintu yakomeje kugenda agarukaho, aho yakomeje kugenda hamya ko abantu batandukanye bagomba kureka ababishinzwe bagakora iperereza, maze ikizava mu iperereza akaba ari cyo kizahabwa agaciro. Nkuko twatangiye tubibabwira, uwihoreye Ijambo uzwi nka Ndimbati yatawe muri yombi ku itariki ya 10 Werurwe 2022 akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana. Mu biganiro bitandukanye uyu mukobwa yagiye hamaye YouTube channel atandukanye, akaba yaragiye agaruka ku buryo ibi byaha yabikorewe ndetse nuko byagiye bigenda, aho avuga ko Ndimbati yamukoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina yitwaje ko yashakaga kumwinjiza muri filimi. Nkuko yakomeje kugenda abigaruka akavuga uburyo byatangiye ndetse n'ibindi bitandukanye, aho uyu mudamu yasobanuye ko icyo ashaka ari uko uyu Ndimbati yakita ku bana be, aho yasobanuye ko mu kwandikisha abana umugore wari umuyobozi mu nzego z'ibanze yagiye avugana na Ndimbati, bavugana ko najya kubyara azashyira ku ifishi se ko umwana ari Kwizera Jean Claude. Gusa nimero ya telefoni uyu mugore yasobanuye ko yanditseho iya Ndimbati, ngo nyuma Ndimbati yaje kumujyana kuba ku Ruyenzi nyuma yo kwibaruka, amwishyurira inzu ndetse akajya amuhahira, akamuha n'amafaranga yo gukora ibindi, ariko nyuma aza kubigabanya kumufasha, atangira kugenda agabanya ibyo yamuhaga ndetse amusaba ko yazamuha abana, undi arabyanga. Kabayiza akabavuga ko nyuma yaje guhamagara umurongo wa telefoni ariwo numero 116 asaba ubufasha. Ndimbati ahamagawe yemera ko abana arabe, abayobozi bamusaba gukora inshingano ze nk'umubyeyi, ngo byarakozwe aramufasha abikora ukwezi kumwe, ubundi akajya ahora amusaba ko yamuha abana be. Nyuma ngo Ndimbati yanaje kumusaba ko yazana abana bakamusura ndetse amyemerera kumuha 500, undi arabyemera, abamushyire iwe mu mudugudu wa Karama ahazwi nka Norvege mu murenge wa Kigali. Ngo rero yarahageze ahasanga umugore wa Ndimbati, gusa undi adahari, araharara bukeye arataha asaba amafaranga ariko ntiyayahabwa. Ibi rero ni bimwe mu byatangajwe n'uyu mugore uvuga ko yasambanyijwe na Ndimbati, aho kugeza ubu ngubu iperereza rigikomeje ndetse n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bakaba bakomeje kugenda babivugaho ndetse banabigarukaho mu buryo butandukanye. Akaba rero twagarukaga ku byatangajwe na madamu Ingabire Marie Immaculée ubwo yagiranaga ikiganiro asobanura byinshi kuri ibi byaha Ndimbati akurikiranwe. Ngayo nguko kugeza ubu ngubu wihoreye Jean Bosco Mustafa aracyari mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aracyafunze akaba gikurikiranyweho bino byaha. Tuzagenda tubakurikiranira iby'iyi dosiye ya Ndimbati. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe, maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe, turabakunda cyane.